boss wacu akaba yakundaga ibiceri bya hatari yakundaga amafaranga kurusha amaji njye ntabwo nkunda ibiceri Melody. sorry ukunda inoti akunda inoti ubwo araksera inzungu ibiceri araksereye ariko tukagenda duhura n'ibikamyo byinshi bora rero njye ntinyamanuka kuko nakoze nyinshi bya hatari ubwo sinzi ukuntu twagize gutya tujya kuva ngo ariko cyaje tukireba amaji ahita avuga ngo ngicyo iradukubita ikiboro cyari gipakiye nyine amanuza abiri n'abasomaliya ubanza ari muri Sudani umurezi noneho urabona mani hari akantu yo kaba muri accident iyo babagonze mugomba kumara iminota hari utunota mugomba kumara mumeze ngo yego mugira blackout utwo tuntu banza turi duke ariko buri munsi nijye ukanguka mbere cya Melody cyabyutse kivuza induru nanjye mba ndekanga narabyutse nzamuye ukuboko ngo nkubite induru ku munwa numva kwavunitse urumva nyivugirizaho uvuzira abahanda iyo bahitiye abahanda noneho abantu bose bajya kubyuka ariko ubwo navuzaga induru mfungura nsohoka kubera iki nari mbonye wa muntu utugonze asohotse mu gikamyo afite umuhoro yari afite umuhoro mu karitasi kumbi uwo muhoro ni uwo gutema ibya biti bahita barambika mu nzira kugira ngo mumenye ko imbere hari urumva iyo habaye agisida bakata ibiti bagahita barambika mu nzira yasohokanye umuhoro navugije urabona ni basa batwishima njye naratiritse ibintu byo kuvunika n'ibintu kwigira gute twese turaguruka turagenda tujya hirya gatoya tugurutse turi bane akagabo kamwe gafite umuhoro muri nyungwe hatera ubwoba mwana nuko turagiye njye mba ngaramye hirya ndi kwigaragura ariko nkigaragura ndeba haruguru ko kongera gutunguka ubwo twakubisemo ariko nk'ikilometero ntugire ngo ni ibintu by'imikino reba kubona uretse gato kubona ngenda comotse ndagurutse ubwo turi no kuva n'amaraso bosi wacu nabo baragurutse hari n'undi muntu twari turi kumwe ari umunyamakuru ubu yabaye umuyobozi uramwibutse ndayatse ngo rikoda noneho turaguruka tugiye njyewe mpita nicara hasi ukuboko kwari kumereye nabi bya hatari nicaye numva ntibikora mba ndagaramye ariko ngarama ndeba haruguru ko uriya munyamahanga agaruka noneho ubwo na bosi nawe baraje ahantu bosi twamuboneye ko akunda ibiceri kurusha abantu bose twakuye mu buzima yaciriye ku ntoki ahita akora mu mufuka atangira kujya abarira amafaranga mani mu mufuka ntabwo yari bosi ko kabisa ni bosi kizo nuko ntabwo yari bosi arangije asanga amafaranga ye aracyuzuye niki cyatumye bara amafaranga kaka blackout twagize agatwe kahita kamanuka gake guce twese twacunze gutya ariko shahize imodoka mutwara ziba zirimo ivumbi mw'abantu iyo mugonganye ivumbi rihita ritumuka noneho uwo mugabo amaze kubara inote zasanga zimeze neza ngo ahita abwira wa munyamakuru ngo twebwe batujyane ku bitaro bya Nyamagabe bajye muri konseri amaji iyi Imana itatwibuka nayo ubwo bifite isoni kuko umuntu baratugonga umva Godfather umva ikibazo Melody yambazaga Melody yikoragaho ntiyiyumve ba umwana urishaka ukibura none se ntago muzi indirimbo ya Soshi ivuga ngo ndiririmbira nkifana mutabare nanjye narishaka nkibura namukoragaho nkamurya ikinyunguti ntabyumve noneho turagenda reka story nyikomeze Melody nacecetse batujyanye ku bitaro ngo bagiye kudutera imiti Melody ati reka kirazira oya mani uretse gato hari umunyamakuru hari umuganga wari uhari rata wabanje kuntera depresiyo urumva yarabajije nari nogoshe penke ahita abaza ngo uriya se wakinira iyihe
ye baba we n'ukuntu narakoze njye narakoze numva byibura baratangiye kumenya ankubise amaso arebye agapeke mpagaze n'ukuntu nari imeze neza agira ngo ndi umukinnyi usa nk'agatete oya gatete uri kuri ka gapeke ka gatete cyangwa nk'aka Ronaldo ahubwo ka gatete mbona kameze nk'akamurinda habi nari nogoshe peke ahita abaza ngo ngire iyi kipe sha ndebe ingufu zose barashize mu bintu nanjye no kujya ngongerwamo urumva gahinda karabanza karamfata kumbe insangane nawe uje kuntera urushinge ndamubaza nti ibyo ugiye kuntera ni ibiki ngo kagarama hano mwe mbega umubyeyi wari ufite ishavu noneho nkajya mureba ngo ndebe niba hari icyo yamfasha nta kintu nagupfa ahubwo Mukarujanga buriya tumushimire mujasha yandayeho reka nagiye mu bitaro akuri hejuru se se nabanyiriho wamusazi ngeze ngo baramufasha ako narigize kuzikubaho kurya mubyibye kabisa umva akaguru karacomotse ngo waba uri umumafiya adakora nayigize ngo baramubyimbye oya ni ukurara ku murwayi nyine ni kwa muganga nigeze ngo yakurayeho kabisa ariko utekereza nabi nkabikunda ariko nanjye gudukurura ubivuga neza mba numvise erega ntabwo muzi ko abantu baba bumva noneho abanyarwanda barumva Bushido ego bari itako ryanjye riracomoka kandi ngomba kuririmba kuri stage ariko shabwa abantu mw'amajara akomeye ntimukamurebe kuriya cyarakomeye byo uzi ko yagendeye ku mvune yakenyereye ku mvune ajya gukubita ibitenge kandi yavunitse yabigendeye kacomotse bro urumva sha wa mupapa we yahise yisubirira i Butare ariwe twari tugendeye ku ikofi reka mbabwire mwa bantu nimuzajya mubona umuntu urikorera utuntu twe akipowera gutya ntajya mubyihorera sha mwa bagabo mwe ko twagiye tuba ubwo murumva twarahavuye nka gute murumva Melody pastor wanjye wamanuriye yana featuring kabisa yaje ariko pastor umeze gute Yesu ashimwe nizere ko nawe future uri muri hands game ni muri hands gang mu biganza bya Nyagasani hands gang yambaye ga z'umukara ntabwo wibuka umuntu wadusanze ahantu wari urwariye yambaye ga z'umukara ahantu twari twaraye Amaji vuguziga jya uvuga amagambo make utaziteranya n'abantu nkumiriye icyaha kitara saza ntabwo yagombaga kumva ko twagize ikibazo ntatugereho kandi yari yambaye ga z'umukara umbasa ukuntu abasinzi ari abana babi ngo mumuhe shoti birashira ukuntu abasinzi ari abana b'amaji ngo mumuhe shoti birashira abantu baragushungera mumukubite shoti sha ngo ibintu ari kwigira biramushiramo umuntu ngo arabapfana ngo mufite shoti saba mukubite shoti birashira kabisa ariko abantu bose bagiye hemani nafata shoti ahita kabisa pasiteri wawe yaje hano Melody pasiteri yaje eko pasiteri nawe ni mu maheshoti aravuga mu maheshoti arahita kubita kwiba thank you very much pastor Anita pastor waje wala pastor ntago anywa inzoga erega muri iminsi imana bushari umwenda wari utsingirije ahere ugifunguka ubu twese dusigaye twigererayo nabidanje sibyo urambwira nawe ukigererayo pasiteri w'iki gihe washobora kuyobora abanahabi iyi minsi atashyizemo shoti nini oya kubera ko nabo baba basinze we go with the vibe urumva umuntu atera shoti ukuntu bambwiye ejo bundi se ngo ubundi ngo abagabo ni abantu bakomeye ngo umugabo arabyuka akanywa shoti agahita ajya ku kazi by'ibikoma ngo cyangwa ngo iki ngo none murashaka kuvuga ko kubw'abasinzi benshi basigaye binjira mu nsengero
usigaye winjira mu rusengero ukumva naho nyine agahumuro gahari gasa naho wari uri ku mugoroba. Agahuyu. Agara agahuyu. Agafuke. Agafuke. Agahuyu n'akinzagwa n'agafuke afazari agafuke. Agahuyu n'akinzagwa mwana w'abana. Mujye mugirira impuhwe abantu batanywa inzoga mu gihe muzinywa. Wala umuntu w'inzoga yakugezeho utazinyweye. Uhita umenya neza icyo agafuke ari cyo. Nawe ntabwo urasohoka. Aracyaza pe. Wo inama zawe urazifite deja. Uzibonye se? Nanjye zanjye ziradaziriye Kanombe mwana wanjye. Ni imishishe. Ni zimwe zirandaranda. Wari utubwiye ngo iki? Nta nubwo ari ese mama G. Wagira ngo kwa Maji ni kuri Noheli. Cyangwa nako gashinga wakinjiyemo mani. none se ntumbona Ko ese barantirege ariko mani. Melody kuki utekereza cyane bro? Nuko nyifite umusatsi njyewe ngenda cyafite umusatsi ukavaringa ibitekerezo byanjye ntibishyushywe n'ubusa. Bigashyushywa n'umusatsi. Uretse gato uvuze ngo ntabwo njya nsubiramo sindi cya kiradiyo gifata amajwi bakaba bafite ahantu bari bukande bigasubiramo urumva. uracyafite umusatsi ukavaringa ibiteke. Uretse gato ufite umusatsi. Noneho Mugeze ku mwami wa kabiri sinishoboreye. Amaji. Ndakumva. Ikibazo cyanjye kirabaza gitya. Ari uguhinduka umunyamakuru. Ni ibintu bitatu. Ari uguhinduka mbonye ugeze mu ndabo ntangira gucanganyikirwa. Ari ugukora umuziki. Gukora firigo. Ni byinshi. Gukora umuziki, gukora firigo no kwigisha kuzikora. Urumva? Korora. No kuba content creator ni ibintu bitanu. Wabonye icyabyara umusaruro ari ikihe vuba? Urumva twe turashaka kuduha ukaduha amakuru y'ukuntu umuntu yakiteza imbere cap abashije kugira icyo amenya muri ibyo. Ibyo byose rero bikubiye mu ijambo rimwe ryitwa ko imirimo ibiri yananiye impyisi. Ntabwo yananiye umuntu. Ariko si nyamara nibyo kandi noneho Ntabwo yananiye umuntu njye gisubizo nakibonye. Bigakubitana ko ntari impyisi ndi umuntu. Ariko mwibutsa ko wigeze kutubwira ko akinjiye mu nda y'impyisi gakurwamo n'amahiri. Yego. Umuziki rero umuziki ni feelings ni ubuzima udashobora ibyo byo Yesu Kristo kontake baba. Yesu Kristo kontake ubuzima. none baguha etage. uretse gato dushobora gusoma hanga Umva mbabwire umutima wanjye uhindutse ikigudi. Umutima wanjye uhindutse igifenesi. Uzanye urumeza kuri roho. nsigaye hanga wivuga feri y'ikigudi. Sinshobora kuyivuga. Buriya ari undi muntu uravuga uyivuga. Oya Gasuku ayivuga mu bundi buryo. urabeshya ndi kuri Melody urabeshya ndi kuri 40. Oya buri muntu hano ndi kubona afite ama gift angana n'imyaka ye. Melody mubwiza ukuri jewe gukora firigo no kwiyara ngiye nakererewe ariko rero babwire bagerageze banganye n'imyaka yawe y'ibintu ushaka kumenya. Ariko urubyiruko ruri gukumva mwana kandi abantu benshi birabacanga. Nyinumva gukora firigo no kwiyaranja. Amafaranga yo kurya umunsi ku munsi. Korora byo n'umufungo n'umi business y'umufungo kazi umufungo. Urumva
kuririmba ko mugabanye gake gake. Wewe witangira kugumura urubyiruko. Uragumuye. Oya ntago ngumuye. Uragumuye. Umva. Shabuze kugeze ku muziki ugahonyora. Ku muziki kubitunonera. Nkubite nonera. À votre soif. Najya gafaransa njya nkanyuzamo bro. Thank you baba. Ase mwamuseki. Barakugezaho byo nabizi barakugezayo. Amaji. Uzi kariwe muntu babwiye ngo usoze ikiganiro mu cyongereza ukababwira ngo bye bye. None se sukugisoza. Ahubwo nasanze bye bye nyine ari icyongereza. Ni icyongereza nyine. Abura rero Amaji reka nkubwire. Bwa mbere ntangira gukora ama interview mu cyongereza. I can understand in English. Goodbye. Urumva Amaji? Uretse gato. Bagiye muri interview mu cyongereza bwa mbere mpita nibuka bano bantu biwacu kuntu bakubaga gake kandi batakubabaza. Navuga nti nyine baranonera. Imbogo zose zo mu Kagera n'akageretse kako ngiye kuzikubita hasi bambonera gusa nk'amabuno y'umubagazi. Bankoreye zu. N'ubundi barambaze ariko uzi ikintu navumbuye iyo bakubaze nejo bakongera bacika intege n'abanebwe urumva. Barambaga ariko agatima kangajya kambwira kati ubu bazakubaga kugeza ryari. Ubwiye bande kambwira kati wewe Anshena niyo bazajya bakubaga bakabona ntacyo bikubwiye bazageraho bacika intege. Abanzi banjye ni ibinebwe urumva. Bashizemo ingufu baranegekanye. Oya nakoze ibiganiro byinshi. Ese muri ibiganiro byinshi. Unose ntabwo bambagaga niyo birebaga. None Twitter nageze aho nyikura muri phone. Jewe mbizi bro, jewe mbibona. Ngiye nageze aho Twitter nyikura muri phone kuko kuri Twitter ho niyo nta kintu wakoze barakubaga. Oya ntabwo wabazwe bro. Twagwaga compliment bite byawe ariko man uziko nagiye muri Amerika ngakora interview. Sinzi nyine ukuntu byanyereye. Sinzi ukuntu byanyereye. Ara barakotoye. Niba narasubije igisubizo batambajije. Niba byaragenze gute bahita bakora ka video. Ariko reka Melody ibyo bintu nje sibikinkanga n'umuzungu uje ukamubwira ngo mwaramutse nago nawe yashobora kugusubiza. Nago rero ngo oya ariko wowe nawe wifata umubiri wa umutima wabaye nk'ibuye ryo kurusyo ngo wigereranye n'abandi bantu bose. Yego. Uwe waranoze uri inoge warabyemeye nanjye nuko. Oya yarahonzwe abinoge. Naranahunze. Uzakamboro muzi sound bajya bongeramo ibintu bigatandukanye vuga ngo get ready. Ubwo babanje bangubita ikibazo. Ngiye kubona murango get ready. Bahita bazimya barakata. Ahita avuga ati Bruce Melody subiza. Noneho nkajya nibuka ko mfite abana nishyuriye neza. Abana banjye nabishyira ishuri bakaba babasha kuvuga indimi zombi. Ubu ngiye kujya nkubita imbogo nindangiza ntahe. So upset kuri box. Nitavuga nti ariko nubundi singe wa mbere. Hari n'abandi baviye biriya byabayeho. Mwanshakiye undi muntu ujya mu bantu ntagire isoni. Uzi umuntu wa mbere bamaye bamwita wa mipango niga. niba wa mipango yabasha gukuramo ishati akagaragaza itoto rye ryose ukabona ntacyo bimutwaye,
urabona wabimusererezaho. Mbanza kugira ngo ibintu ndi kumva biri kugenda bimakinga sense. Guhera uyu munsi rero mwa bantu mwe, nge hari ingoma y'umuraperi witwa Bruce the First, ariko buriya nkura muji kucyitwa the First niga situbizi kabisa. ubundi nge yanchize wa nyuma. Okay, nge uko ndi Bruce the Second cyangwa the last. Wori pembeni kabisa. Ubwo Bruce pembeni. Yakoze ngo bivuga ngo ngiye uko nshatse akora ibyo nshatse, urumva nuko nguko. Ubwo rero iriya formule yo muri iriya ngoma muyumve mugikurikize mwitaye ku bintu by'abantu baguca intege sha byazapfa. Impamvu nari mbajije Ama G by'akazi ke ni ukubera ko manye mbabona abantu benshi bari gutaka ubukene n'amafaranga, kandi wenda bari hano bari kutureba. Ama G ni umuntu ukora, Ama G ntabwo ajya bumushomeri. Niyo warasa Icyo kintu nkikuziho men, kandi ni ibidanje ni karite nabonye. Tekereza ko ibyo bintu niyo mbirose nshiguka. Oya, ahubwo uhora ushiguka, aza uracyabyuka nka kera. None nasinzira nageze kuki ambifurije kumenya ukuntu Ama G abyuka. mbabarire Gisa Chinkanso man, nibiki bibaye komeze ndacanganya ikiwe mbonye. hari ibintu by'ibidege bigiye hege bigiye kwana bakohereje jet privé kabisa. Urava Zanzibar indege ya wenyine. Ninjyo yimaye Sudani kabisa, sinzi umuntu uri kubyohereza. iyo bayihirinye bayita GP Ko wisize indege. GP. ariko natwe hano Jessica ndeba nanjye umvuze. Uzano biri kujya kabisa ibyo bintu. Thank you. Jessica ndeba nanjye umpunde. Jessica, thank you so much. nakibaganirizeho kuri njyewe. Iki kintu mumaye Ama G y'inyakubi Cyangwa Eric Mwanditse. Godfather Kabisa. yasinziriye Yo. wari wasinziriye muhungu wanjye. Thank you Gisa. Wari wasinziriye. Gisa, thank you. Ariko se mwagiye mu. Mbona sinziriye musa. Mbabwira ibintu bibiri Ama G atinya. Ababwira ibintu bibiri Ama G atinya. Yo welcome. Maze kubabwira ibindi akora neza. Kabisa. Buriya Ama G atinya indege ku buryo iyo indege ihagurutse gutya kwa kundi bitangiye kureba ukuntu yazamuka, ahita atangira kubura hari igitira. Ubundi ijambo ryiza ni iryo ngiryo. Ama G ajya abura ahantu hari igitira iyo ari nko muri asanseri cyangwa ari mu ndege. Ni nayo mpamvu mujya mubona ibintu by'ingendo atari ibintu yitabiriye cyane. Baji uri he? Ama G kera tukigera Kiss FM kiba ahantu hejuru cyane. Yeze kujyanayo we n'undi musani w'umupapa mukuru, ntago wende bumuvuge kubera ko ntago ari byiza.